Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushime neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko bari natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi, tweze tuboneze rwose mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Twijesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, ukimara kutubabarira uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Twemerere indirimbo ikubere mu mavu humura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha ntube impfabusa kuri twe. Icyo twanze ni ukura kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'iteka ryose. Amen. Tugiye turirimba indirimbo ya 93 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishimye. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, warangije kundokora, ndi uwawe nawe uri uwanjye. Iryo jwi ryawe ryinginga, naburane kuryitaba. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi. Nkugarutseho noneho, sinzongera kuzimira. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, iteka nzagukorera, iby'isi ndabizinutswe. No mu ipfa ryanjye mukiza, sinzarorera kwishima. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen. Muririmbyi yatubwiye ngo umunsi umwe mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishimye. Imana itugirire neza. Bene data, uyu munsi wo kwakira Yesu Kristo mu buzima bw'umuntu aba ari umunsi unejeje, kuko iyo Kristo ageze mu muntu ubuzima burahinduka. Iyo Kristo ageze mu muntu amateka arahinduka. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yaravuze ngo uwo munsi mwiza nibuka, aba ari umunsi mwiza, aba ari umunsi uruta iyindi minsi yose, aba ari umunsi w'umunezero, kuko
reka mbabwire iyo umuntu Kristo amugezemo ibya kera biba bishize, ababaye mushya, amateka aba ahindutse, ubuzima buba buhindutse, imibereho iba ihindutse, kuko uba winjiwemo n'umwana w'Imana. Ni ukuri Kristo mureke tumushime, mureke tumukunde, kuko yadukunze turi babi, adukunda turi abanyabyaha, araza araducungura. Niyo mpamvu natwe dukwiye gukwiza ibyo twishimye, tukabwira abantu ibya Kristo, tukabwira abantu ko Kristo ariho, kuko reka mbabwire, Kristo aho ageze ntabwo ajya abisiga nk'uko abisanze. Kristo aho ageze ahindura ibintu bishya. Kristo aho ageze ahindura amateka. Kristo aho ageze umuntu ahindurirwa ubuzima. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ntimubyihererane, ntibibe ibyanyu mwenyine, ahubwo ubwo buntu, iyo mpano mwahawe n'Imana, namwe muyibwire abandi, mubwire abandi iyo nkuru, mubwire abandi ayo mateka, mubwire abandi ibyo byiza, kuko reka mbabwire, haleluya, reka mbabwire, aho Kristo ari ubuzima burahinduka. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mubibwire n'abandi nabo babimenye, kuko hari abantu muri iyi minsi barushye, abantu bararushye, abantu babuze uko bagira, abantu baheranywe n'agahinda, ariko ni wowe wo kubabwira, ni njye wo kubabwira, mukababwira ko nta handi baruhukira, mukababwira ko nta handi babonera umunezero, mukababwira ko nta handi babonera amahoro uretse muri Kristo, kuko Kristo aho ageze ahindura ibintu, uwari ubabaye akishima. Imana itugirire neza. Umutima wari ukomeretse Kristo akawomora. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data nkurikiranye, kugira ngo ubwire abantu ibya Yesu, kuko uyu muririmbyi yatubwiye ngo uwo munsi mwiza yibuka, n'abandi uyu munsi mwiza bakeneye kuwugeraho. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mubwire abantu ibya Yesu, kuko reka mbabwire, Yesu yaradusezeranyije, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubwire abandi, kuko hari abarushye, hari abaremerewe, babuze aho babishyira, babuze aho babwira, babuze uko babigenza, ariko ibanga riri muri Kristo Yesu. Babwire nanjye mbabwire, kuko wowe nkurikiranye utari waza muri Yesu Kristo, igihe ni iki kugira ngo uzemo, kuko Kristo ajya yikorera imitwaro yacu, Kristo ajya turuhura, Kristo ajya tubohora. Iri zina rya Kristo rihindura amateka. Haleluya. Aba ari umunsi mwiza iyo umuntu yakiriye Kristo. Ngo nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, ngo anyigishe iby'inzira ye, ngo nsenge nishime nezerwe, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Mwene data, singiza Yesu kuko yakogeje ibyaha. Kristo yaremeye arakubitwa, arashinyagurirwa, arasuzugurwa, kugira ngo ubabarirwe ibyaha, kugira ngo mbabarirwe ibyaha, kugira ngo tubone ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uhore umusingiza uko bwije n'uko bukeye, kandi uhore usenga wishimye unezerewe, kuko ufite umucunguzi. Imana itugirire neza. Mwene data, ishima unezerwe kandi usenga ubudasiba, kuko ufite Kristo, kuko Kristo yagupfiriye, kuko Kristo yaje kugira ngo ubone ubugingo. Ni ukuri yataza twari dupfuye rubi, ariko yaraje umucyo uraturasira, yaraje duhindurirwa amateka, yaraje duhindurirwa ubuzima. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ubu buntu twahawe tujye tubuha agaciro. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ubu buntu twahawe n'Imana bwo kohereza umwana wa Yesu Kristo ntago buduhesha gukora ibyaha, ahubwo nimureke tubukoreshe twirinda gusubira mu ngeso mbi. Imana itugirire neza. Ngo warangije kundokora, ngo ndi uwawe nawe uri uwanjye, ngo iryo jwi ryawe ryinginga nabura nte kuryitaba. Bene data, Kristo yaraturokoye, arangije azatura muri twe. Haleluya. Aba muri twe, tubuwe n'abo wacu. Imana itugirire neza. Tumufite Kristo dufite byose, tumufite dufite umurengezi, tumufite dufite inshuti, tumufite dufite ubugingo. Haleluya. Twabura gute kumwitaba? Kwaza araza n'ijwi ryiza, akaduhumuriza, akatureshya. Ntago twabura kumwitaba, kuko
agira urukundo rwinshi, kuko agira ubuntu bwinshi, agira ineza nyinshi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri muntu wese niyumve ijwi rye amwitabe, kuko muri Yesu Kristo umuntu agubwa neza. Kristo atanga amahoro atemba nk'uruzi. Kristo atanga ibyishimo utakura ahandi hantu. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo niwumve ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Imana itugirire neza. Ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, ngo nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Bene data, hari abantu benshi bari kurorongotana mu by'isi, abantu benshi batwawe n'iby'isi, abantu benshi bari kurongotana mu ngeso mbi, abantu benshi bararangaye, abantu benshi bari kugendera mu kivunge, abantu benshi bari kugendera muri kirabaye. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data, mwo kugendera mu nzira ngari, mwo kugendera mu kigare, ahubwo nimuze munyure mu nzira ifunganye, kuko nitujyana ku bugingo. Muze munyure mu nzira ifunganye, kuko nizaduha iherezo ryiza. Naho iby'isi tuzabisiga. Ingeso mbi nta cyiza kiba mu mwijima. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze muri Kristo, kuko harimo urumuri. Kristo ni urumuri. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwe gutwarwa n'iby'isi, mwe gutwarwa n'iby'isi, kuko ngo ubwinshi bw'ibintu umuntu atunze ntabwo bimuhesha ubugingo. Ngo kandi ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose ngo niwaka ubugingo? Ntacyo bimaze. Ingeso mbi ntacyo zimaze. Ni ingeso mbi nyine ntacyo zimaze. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwe kwiyandurisha iby'isi, ahubwo nimuze muri Kristo, mukore ibyiza, mukore ibyo gukiranuka, kuko niho honyine hari ubuhungiro bwizewe. Bene data, uyu muririmbyi yaravuze ngo yajyaga arongotana, yagenderaga arongotana muri ibyo by'isi, yaratwawe n'iby'isi, yaratwawe n'ingeso mbi. Ariko ngo nkugarutseho noneho ngo sinzongera kuzimira, kuko muri Kristo hari ubuhungiro bwizewe. Muri Kristo hari ubuhungiro budakorwaho. Niyo mpamvu mbinginga bene data, nta handi mwabona ubuhungiro, ni muri Kristo. Iby'isi bizashira, iby'isi tuzabisiga. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi tuzongera tugende ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu mbinginga bene data, amahitamo ni abiri. Ese wahitamo gukomeza gukora ibyaha ukazarimbuka, cyangwa urahitamo kureka ibyaha ukazabona ubugingo buhoraho? Ni wowe guhitamo, ni wowe gutekereza ukareba icy'ingenzi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igisubizo ngewe kuri nge, nahitamo kubona ubugingo buhoraho, aho nzishima iteka. Aho kugira ngo mpitemo kuzababara iteka, nahitamo kuzishima iteka. Imana itugirire neza. Bene data rero, nimureke duhitemo kunyura mu nzira ifunganye. Nimureke duhitemo gukorera Imana tutayiryarya. Nimureke duhitemo gukiranuka. Nimureke duhitemo kwirinda. Nimureke duhitemo kugira ingeso nziza. Nimureke duhitemo gukora ibyo Data ashaka, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ngo iteka nzagukorera, ngo iby'isi ndabizinutswe, ngo no mu ipfa ryanjye Mukiza sinzarorera kwishima. Oh haleluya. Bene data, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo iteka nzagukorera, kubera ko yararongotanaga mu by'isi no mu ngeso mbi, abona nta mumaro, abona ntacyo bivuze, abona ari ubusa. Amaze kubona ko ibyo byose ari ubusa, ko ibyiza ari uko yakibera mu Mana, ko ibyiza ari uko yakibera muri Kristo, arangije aravuga ngo iteka nzagukorera. Bene data, nimureke dukorera Imana, nimureke dukorera Imana. Iby'isi tubizinukwe, kuko reka mbabwire, iby'isi tuzabisiga. Iby'isi tuzabisiga, ntacyo byatumarira. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dukorere Imana, kandi tuyikorere tutayiryarya, tuyikorere mu kuri no mu mwuka. Oh haleluya. Tuzinukwe iby'iyi si, tuzinukwe ibidutandukanya n'Imana, tuzinukwe ibyaha, tuzinukwe icyatuma tujya kure y'Imana. Ahubwo nibwo twagera mu bikomeye, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo no mu ipfa ryanjye Mukiza sinzarorera kwishima. Nitugera no mu bikomeye, nitugera naho tubona ko ubuzima bugoye, dukomeze twubaha Imana, dukomeze twishimire Imana, dukomeze tugume mu Mana, kuko byose byemera ko tubinyuramo. Ariko reka mbabwire, nyuma hano hari ingororano. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese akore neza kandi agume mu Mana neza, kuko iby'isi bizashira
kandi reka mbabwire ntawe ukeza abami babiri, umwe wamushimisha undi ukamubabaza. Ntawe ukeza isi ngo akeze n'ijuru, ntawe ukeza iby'isi ngo akeze n'Imana. No, ugomba guhitamo kimwe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke dukorere Imana, dukore ibyo ishaka. Ubundi reka mbabwire, Imana yatubwiye yuko nidushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongerwa. Sinzi impamvu iby'isi bidutwara tugatera Imana umugongo, kandi twaba mu Mana ikaduha ibyo byose, yarangiza ikazaduha n'ubugingo. Kuko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo uwicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Urumva ibyo byose byo mu isi turabyemerewe, ariko tukazabona n'ubugingo. Nimureke rero tube mu Mana, iby'isi byo kudutandukanya n'Imana, iby'isi byo kudutwaza igitugu ngo dutere Imana umugongo, kuko ni igihe gito. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, kandi muri isi turi abashyitsi, ntabwo tuzayigumamo. Umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nawe namwakire. Igihe ni iki? Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Mwakira kubera umwami wawe, akubera inshuti, agufata ukuboko, kuko niwe tuboneramo ubugingo. Ntabwo uzicuza kugendana nawe. Imana ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubu butumwa bwo mu ndirimbo. Data mu izina rya Yesu, muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo umunsi umwe nibuka, umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Mwami, natwe turishimye kuko wabaye mu ruhande rwacu, kuko uri muri twe. Icyubahiro ni cyawe. Bankurikiranye ndabasengeye kugira ngo baye kukwimika mu mitima yabo, baye kukugira uwa mbere. Iby'isi ntibibatandukanye nawe, ahubwo bakwegere kurushaho, kandi bakora ibyo gukiranuka kugira ngo bazabone iherezo ryiza. Biteho bagirire neza, kandi ukomeze ubarindire ubugingo. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Umurimo wawe ukomeze uwagure, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, batarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, ukomeze ubiteho kandi ubagirire neza. Mwami Imana, wakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe, ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, bagaruke bundi bushya. Ikiruta byose ukomeze barindire ubugingo, naho utaha. Bye.